za koruta bira bintu byose ibirombe byabyo byiganje muri Kongo. None se ubwo uri murambwira niba icyerekezo cy'isi muri technology kirasaba ayo mabuye ntakaba nta handi hantu ari muri Kongo. Ntago biri gusa ntago rihita ubyumva yuko birasaba uwo muzungu gusimbukira muri Kongo kuyafata. Maye ngo nyatura ngo sinze ngo twirwaneho utombo ki urumva bara batipe bose ngo bafite abantu babashyigiki bakomeye ngo rero ugasanga abaturage bayo ni miliyoni zabo 110 na zingahe n'abantu bikibere mu mashyamba nta kintu bibabwiye ibintu ngo byo kumva ko Kongo ngirakize nta nubwo bazi nibinakize n'abandi mu Kongo banda bafite umushinwa bakorana ariko yavuze ati bashobora kuba barana bicuritse ahubwo buri mushinwa afite umukongomani bakorana. Yego bishatse kuvuga iki ubushinwa buherereye hariya ubuyapani burashaka abakunzi b'Inyenzi Media TV twongeye kubasuhuza aho muri hirya no hino ku isi. Twizere ko mumeze neza mu mpande zose aho muherereye. Reka rero tugaruke n'ibiganiro byacu nk'ibisanzwe ni ibiganiro cyane muri iyi minsi biri kwibanda ku karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rwose igeraniwe n'intambara z'urudaca by'umwihariko zibanda ku ntambara bisa nk'aho ari intambara zagiye zibanda ku ntambara z'amoko ariko aka kanya nifuza ko twaganira kuri Kongo nyirizina. Yego umeze ute bwana utagungiye? Komera cyane bwana Theodore. Ubundi Kongo uyumva ute iyo bavuze Kongo wumva iki? Ubundi Kongo ni ikintu gitangaje. Yego ni igihugu kidasanzwe. Yego abantu bajya banavuga ko umugabane wa Afurika wose ngo ushobora gutura muri Kongo ukiberayo rwose ugahinga ugatekana. Yego ni igihugu kinini, ni igihugu kinini gifite ubutunzi. Ubuso bwa Kongo ugakurikiza uko iri ahantu heza hatuye neza muri region equatoriale hera ubutaka utanarebye muri suso rifite bwayo utarebye mu bukungu ifite hasi mu butaka bwayo ukareba gusa ahantu ituye. Yego ntekeza ko ari ura mwami Leopold wakangahe w'Ububirigi niyo mpamvu yayikunze cyane bati nanjye akanakarima kaje. Yego haraho nari ndimo nsoma yuko uriya Marito Stanley yohereje mu mwaka wa 1870 kugira ngo ajye kumureberera Kongo ko ya exploiter ngo yaraje ngo arareba ngo arayizenguruka hereye kuri la Fleuve Congo yose. Yego anzere mpamvu n'abahungu bise ngo Alliance Fleuve Congo nukuvuga ngo icyogogo cyuriya mugezi wose. Umugezi wa mbere ngo ufite profondeur nini mugezi munini wa mbere Fleuve Congo ikagira discharge ikagira debit nini. Mbese nta hantu urumva rero ahantu hari amazi hari ikirere cyiza hari amashyamba horo hameze mbese Kongo n'uburyohe harimo nkeka ko n'ishyamba rya kabiri ku isi nyuma ya Amazone ore Equatoriale na Dance. Yego rero muri Kongo watangiye uvuga uti bira ari amakimbirane Kongo iziri iki koko. Ariko Kongo ntago agombye kuvuga ngo Kongo iziri iki. Iyo ufite ubukungu bungana kuriya ukagira susoro najyaga numva ngo korutango ni cyo gihugu cya mbere gifite koruta nyinshi ku isi hafi 70 ingahe ku ijana 30-70 ku ijana y'amakoruta yose ari ku isi muri Kongo. Za cobalt zifite ibirombe byinshi bya za tromarine za zahaba ahubwo ifite ikintu bita ubukungu burango igira n'ibiti byinshi cyane igira n'ibiti tutagira mu yego za ebeni igira ibiti ngo byitwa za ebeni ngo za muvura na za ribuyi niho aho hose niho babikura. None urambwira wowe nka Kongo ufite ubukungu bungana gutyo sibyo? None wajya kureba nyiri iyo mari ugasanga ni umuntu udacanye ku maso. Ubuse hari umukino wapfa kwiba umunyamerika acanye ku maso. Umunyamerika yabavuga ko afite ashobora kuba nawe afite ayo mabuye menshi na peteroli ariko arabibitse. Umunyamerika acanye ku maso ugereranyije character cyangwa se ukarigereranya umukongomani n'umunyamerika urugendo ugasanga nabantu bataba bare incomparable. Ugereranyije tuvuge umuyapani bavuga ko abayapani hafi ya bose bafite za master. Reka n'abantu ngo barenstruwi basobanutse. None wagenda ukareba muri Kongo rero ugasanga abaturage bayo ni miliyoni zabo 110 na zingahe n'abantu bikibere mu mashyamba nta kintu bibabwiye ibintu ngo byo kumva ko Kongo ngirakize nta nubwo bazi nibinakize n'abantu batari update.
urumva bajyanye n'ibyerekezo bya isi iri. None abo bantu bakize rero bazi ko Kongo ari imari bose barwanira muri Kongo. Bikaba bihurizwa hese n'intambara zibayo cyane ko tubona ko cyane ko tubona ko zira ntambara zirimo zirahuza abakongomani ubwabo. None se rega nkwereke abakongomani bafite ngo amapariti hari bari mumubwira ati buriya Leopold uriya mwami wari warafashe ntabwo yigize ahaheba nubwo wenda ubona ububirigi butakiri puissance mondiale. Ariko nabo ngo baba yishaka babumvaga Kongo kiri yabo ikiri ya Leopold ikiri y'ababirigi. Noneho ngo wagenda ukareba abafaransa kubera ko Kongo nicyo gihugu cya mbere ku isi kivuga igifaransa. Babumva ahazaza h'Ubufaransa hahereye hariya muri Kongo. Igihugu cya mbere ku isi kivuga igifaransa. Ariko Ubufaransa nicyo cya mbere. Iyo bavuga igihugu cya mbere hari abaturage benshi bavuga igifaransa baherereye hariya muri Kongo. Ubufaransa butuwe na miliyoni zigera muri 60, Kongo ituwe na miliyoni zigera mu 120 zikubye kabiri igihugu cy'abafaransa. Ni ukuvuga ngo rero niho babona icyizere nk'uko nyine nka Brazil ugenda ugasanga niho hantu havuga igipolitike henshi bakabona ni nk'ahazaza cyangwa se abantu nk'ahazaza ha Portugal. Nuvange rero iriya Kongo buri wese abayishakamo agapande. N'umushinwa bambwiye ko ngatuyeyo cyane. Wari uyigize avuga nigize kuri yawe witwa Foka ujye ukora birabyegeranyo. Nigize kumva hari icyegeranyo yasohoye avuga ati uburi mu Kongo mana bafite umushinwa bakorana. Ariko yavuze ati bashobora kuba baranabicuritse ahubwo buri mushinwa afite umukongomani bakorana. Yego bishatse kuvuga iki ubushinwa buherereye hariya Ubuyapani burashaka iriya Kongo. Hari umuntu wambwiye ngo yuko Amerika na Bwongereza ubu ntabwo ndagera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni ibindi bintu. Noneho ngo Umuyapani wigize proposa ngo Kongo batariki ya Kongo mwayiduhaye nta kintu mukuye. Natwe tukabaho buriya Buyapani burimo birabyogajuru birabiki byose nta kintu dukuye tukiguranira. Wari umwami niba ari umwami niba ari wenda niba ari akantu kaka brag bajye bacishamo ngo perezida wa Kongo yese avuga ati ngiye ira Buyapani ubumpaye mu mezi nkangaye naba bamaze kubugira nk'iyi Kongo. Undi nawe ati bura ngo yaravuze ati iriya Kongo bayimpaye nayigira nk'Ubuyapani amashanyarazi biki byose ibikorwa remezo byose. Noneho ngo undi nawe arababwira ati bura Buyapani ubumpaye nanjye muri ayo mezi uvuga naba namaze kubugira nk'iyi Kongo ureba itabona itagira ite. Ariko ikiriho icyo nshaka kukubwira bwana Theodore iriya Kongo ubukungu buhari ni bwinshi ku kigero cy'uko umukongomani kuri ku rwego rwe ku managinga byaramunaniye atari kuri capacity. Noneho tugaruke kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uragenda ukasanga ba Elon Musk ngo barimo barakora ngo noneho ngo ibintu bigezweho muri technology nizikoresha izi modoka zikoresha amashanyarazi n'ibiki byose n'amafone byose byarasohotse. Yego noneho bakakubwira ko buriya butare babicukuramo za kobaliti za koruta biriya bintu byose ibirombe byabyo byiganje muri Kongo. None se ubwo urimo urambwira niba icyerekezo cy'isi muri technology kirasaba ayo mabuye ntakaba nta handi hantu ari muri Kongo ntago biri gusa ntago rihita ubyumva yuko birasaba uwo muzungu gusimbukira muri Kongo kuyafata. Noneho rero umukongomani ngo muri kamere ye rwose ntabwo ngo yigize yiyumvamo abanyamerika ubundi yaba ari umuntu wiyumvamo abanyamerika yari gutangira akigisha ibyongereza akagira gute akabana cyane umubano n'abongereza n'abanyamerika. Ariko uzagenda urebe inzozi z'umukongomani ni ukujya kwikinira nko mu Bufaransa mu Bubirigi nizo ndoto ziwe. Ariko kandi Ububirigi ntabwo ari puissance mondiale. Puissance mondiale kugeza ubu ngubu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho rero kuba ubwabyo ibyo bihangange biteranirayo byose bihashaka. Kongo ikumva ntishaka no kubana byibuze n'igihangange cya mbere ku isi. Bure yaba yibuze hitamo kubana n'igihangange cya mbere ku isi aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyagira uruhengekero buriya Amerika burya yikurwanaho buriya kurwanaho mu buryo bufatika. Inshuti za Amerika ntago igipfa kuzitera ntago igizirekura ngo zigende gutyo gusa. Ariko rero nabo ntago bashaka kuyikoza. Kandi nayo irabashaka ubwo bushuti. Nubango rero ku isi iyo bimeze kuriya iyo ahantu barakwempoza niba udashaka ko tubana ku neza kandi nkaba ndi igihangange turabana ku nabi. Ibyo bihugu byose rero byumva mu buhangange baze biri kuvuga iryo jambo. Mbese Kongo yazagera amahoro bigenze ntago bishoboka.
biragoye izi ntambara rero zihora muri Kongo ngo mayimayi ngo sinzi ngo yakutumba ngo mayimayi ngo nyatura ngo sinzi ngo twirwaneho utombo ki urumva bari abatipe bose ngo baba bafite abantu babashyigikiye bakomeye yewe rimwe na rimwe rero ukareba ugasanga Kongo ntabwo izapfa kubana amahoro gusa turimo dusoza nk'iki kiganiro ikintu nakubwira cyo wenda ari nk'umuntu ugira inama Kongo ubwayo kuba puissance mondiale hari ukuntu bajyaga bavuga bati se muri Afurika ni ikihe gihugu gifite potential yo kuba puissance mondiale Kongo ubundi baye ifite nk'abantu b'abanyabwenge baba filozofe bayitekerereza kabisa ifite n'abantu baharari b'indwanyi bafite esprit nk'iy'Abarusiya sinzi cyangwa y'Abanyarwanda ngo kimwe cyangwa y'Abanyarwanda ni ukuvuga ngo ni igihugu kugira ngo gitere imbere byakoroha cyane urumva kubera ko ibyibanze bisabwa byose birahari muri Kongo yego ariko wajya kureba ukabona ntago abaturage babo barenta interactive sociality bari hamwe umuco umwe indimi zimwe ugasanga ni ikibazo ukuvuga ngo bakeneye umuntu wa muntu bashyira mo hagati ni ukuvuga ngo ikintu Kongo cya mbere ikeneye kuba hamwe ikeneye kuba ikeneye umuntu wiza akayishyira ahantu hamwe akayiha amabwiriza akagenderwaho akayiha uburyo ki iba iri hamwe sibyo kandi noneho bari ako kajagari kabo bampatse ibihugu bose byibuze bikagira umurongo bikagira kibamba ubikontora uvuga ati byibuze tuguhaye ibi ngibi nibyo uri bugumane nawe uraduha ibi bintu urumva akabana n'umuntu umwe pana mu bintu by'akavuyo noneho iyo narebye ureba ikintu kibanze ubona Kongo abakongomani bambwiye ko ngo buriyanga abanyapolitike bayo ngo babakize cyane kubera ko ngo buri munyapolitike ngo bafite umuntu nk'ibyo bihugu twavuze agiye ari foko person kuri byo yego ugasanga rero ubwabyo n'akavuyo kabayo nibo bakiteza kamwe na kamwe ugasanga gahunda zabo ntizipanze neza ugasanga ibintu byabo inzego zabo za leta ntizubatse inzego z'igisirikare ntizubatse ibyo byose biba biterwa n'icyo biterwa n'ubatse ibihugu biteza amakago kajagari n'uwo muturage wo muri Kongo nyine ubushaka gukura yishyira kubera ko abona nyine patriotisme no kumva ko igihugu kiwe bitamureba cyane noneho ahubwo byamara kuba induru byamara gusakuza agahita avuza induru ati burya rwose hari abantu bari kudatera imbere kwanjye hari abantu babyihishije yego gusa azasanga barimo bashinja u Rwanda ibibazo byose bivutse muri Kongo n'umunyarwanda ariko se yanajyayo cyangwa ntanajyayo sibyo uruhare rwawe ni uruhe ko tuzi ko iyi si akaruta kandi kakamira wowe uzaba wicariye imari ingana kuriya sibyo nurangiza uregeze sibyo ibyo bintu usumva byazaguhira mu isi imeze gutya ntago byazava ndumva rero ni icyo ngicyo nagira ngo ubwire bwana Theodore kuri leta kuri Repubulika iharanira demokarasi yako nanjye kuvuga ngo leta zunze ubumwe za ubanza zitazaba nuko ni icyo ngicyo nakubwira niyo nama nakubwiye ko twicaranye gutya turasesengura situation iri active ariko tubagire n'inama niba hari abakongomani bumva ikinyarwanda kandi barahari ni benshi reka tugushimire rero nizeye ko ubutaha tuzagarukana n'akandi kantu kandi kameze neza ubusesenguzi bwawe turabukeneye hazaba hari za update nyinshi kandi nanjye ndahari kugira ngo tubiganire dushakira amakuru rero dore muri geopolitique tugiye kuvuga ubukungu tugiye kuvuga izo ntambara tugiye kuvuga iki ndumva mpari rwose kugira ngo dukore kuri icyo kintu reka tugushimire murakoze cyane